Eka nawe atangiye kubona yuko imigisha nakuye mu babyeyi banjye yashize, urumva batangiye kugenda banyifungishwa zagara. Ndaje ndavuga nibyo byose ngomba kugaruka hano ku isoko ngahura n'abaturage banjye bambonye ndi tobakondo n'ibiki byose. Mwaramutse neza kandi muraho, umunsi mwiza, igitondo cyiza, ko bukeye, umunsi mwiza n'akazi keza, bo bwije ijoro ryiza, abari mu munsi hagati namwe mukomeze kugira umunsi mwiza. Wo ni buri kantu, wo muri buri kantu na buri nguni musanzwe mumuzi. Uyu buri kantu amaze iminsi muri gereza, yamazemo iminsi ine akurikiranwe icyaha ngo cyo gufungirana abana b'abakobwa bari baje mu rugo iwe, bivugwa ko bamuririye udufaranga nawe atabahereza, ngo yari yabashyizeho tike y'ibihumbi 5, arongera anabashyiraho tike, nyuma y'ibyo bihumbi 5 bya tike arongera anabagurira fanta y'ibihumbi 2. Umuhungu rero bageze iwe niko kuvuga ati ntabwo amafaranga yanjye mwayahereza, kandi koko buri kantu kumurya amafaranga byakuvuna, ndarahiye byakugora. So uwo ni buri kantu rero mubonye yitonze arikora ati uko biri kose impamvu batangiye kumfunga nuko imigisha y'ababyeyi yangabanyutseho cyangwa se yashize, atereka njye kongeresha iyindi. Mwamubonye ariko kandi mwakoze subscribe, ndagushimiye ko wakoze subscribe kuri iyi channel, hahandi ukurikirana amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Wowe wakoze subscribe rero warakoze cyane, nawe utarakora subscribe nicyo gihe ngo hakande. Tudatinze rero, mwamubonye buri kantu hariya mu rugo iwabo, aho yari yasubiye ngo gufata umugisha w'ababyeyi. Reka manza nabaza abastari, umustar nkurikiranye, wowe wiyumva kuri umustar nyine, uheruka iwanyu ryari? Cyane cyane wowe utuye muri Kigali, uheruka iwanyu ryari? Uheruka ku isoko ryari, cyangwa se ku ifishi, cyangwa se ku ivuko? Buri kantu aritegereza ati impamvu ibi byago bitangiye kumbaho, impamvu ntangiye gufungwa, nkavugwa muri social media, yemwe n'igihe kikanyandikaho, ati uko biri kose imigisha yamvuyeho, yangabanyutseho, ndumva nakabaye nsubirayo bakongera bakampa indi migisha, cyangwa se bakansabira indi migisha, kuko niyo mpamvu ibibazo biri kunyibasira. Uwo ni buri kantu wari wasubiye iwabo ku isoko. Igitangaje nshaka kukubwira muri iyi nkuru rero, buri kantu byanakoze n'abantu benshi ku mutima. Yahavuye ateye ivi pe, yahavuye ateye ivi. Wakwibaza se n'iki cyakoze abantu ku mutima? Gutera ivi ntabwo ari ikibazo rwose, ahubwo ikintu cyakoze abantu ku mutima muri uko gusubira kwa buri kantu iwabo ku ivuko, yagaragaje umuryango wose nk'uko mwabibonye, yerekana ababyeyi be. Gusa afite ababyeyi bakiri bato pe, birashoboka ko ari we mfura. Uko biri kose niwe mfura iwabo, kuko ababyeyi be ni abajene bya hatari, ni abajene, baracyari batoya, n'ibibonke nkawe, namwe murabibona nyine mwababonye. Yerekana aba anti biwe, abashangazi be, araberekana, ubona ko atewe ishema nabo, ubona ko abikunze, atewe ishema n'iwabo mu karere ka Ruhango. Si ibyo gusa kandi yagize gutya aganiriza abakunzi be, ari kubereka ati ngiki giturage cy'iwacu, abaturage b'iwacu, havuga ati narimba kumbuye ndagarutse ngo bampe imigisha, kandi yagerageje kubahereza ihumure. Arabwira ati inkuru zituvugwaho mujye muzifata nk'izitariho. Aho yababwiye ati igihe nka njyewe ubwanjye ntarafata telefone ati mama ngo uhamagare, papa ngo uhamagare, icyo gihe nta kidasanzwe kiba cyabaye. Uzamenye ko byacitse igihe mfashe telefone nkaguhereza amakuru ya situation ndimo, ariko kandi igihe ntarakwihamagarira ko ari wese n'uwaguhamagara ubwe, ujye umenya neza ko nta kidasanzwe cyabaye, ahubwo nyine niko twebwe tubayeho. Arabahumuriza ati burya ubuzima bw'abastari kenshi na kenshi niko tubaho, turavugwa, kandi nyine niko kwamamara. Wamamara ari uko wavuzwe, cyakoze birashoboka ko ushobora kuvugwa mu bibi, cyangwa se byiza, cyangwa se bikufiteho ingaruka nawe ubwawe, urugero nko gufungwa. Aravuga ati ni uko nguko twebwe tubaho. Ahumuriza aba anti biwe, ahumuriza abo bakuranye, cyane cyane nk'uko yabisobanuraga ati abo twatobanya kondo. Arabwira ati kariya kazi nkora niko nasabye nyine, niko nagiye nsaba, nicyo nabonye nshoboye, nibyo nisanzemo, nibyo nagiye nkora. Arabwira ati
kutuvugaho nibyo byacu nyine, uri umusitari ntibakuvuge nabyo byaba ari ikindi kibazo. Arababwira ati tuvugwa ibyiza tukavugwa ibibi kandi rwose bizajya bibageraho, muzajya ubona umunsi ku munsi, nutubona kuri telefone yawe uzajya ubona kuri televiziyo nk'uko bisanzwe ku maradiyo menshi atandukanye. Aravuga ati rero nta gihiba cyacitse, nibwo buzima nyine abasitari babaho. Yakomeje abahumuriza rero, arabwira ati nimuhumure nta kidasanzwe cyabaye, ati gusa icyabayeho nuko ntaherukaga ahangaha ngo mumpe kumigisha, akaba ari nacyo cyanzanye muri rusange. Yakomeje kuba ababwira yuko mu by'ukuri igihe yari amaze atagera mu rugo iwabo ku ivuko ngo wongere umubyeyi amwishimire, amuganiriza twa tugambo, mujya mubona utugambo cyane cyane ababyeyi b'abamama baganiriza abana babo mu gihe babasuye bavuye kure, bamaze nk'igihe kirekire badahura, ahubwo ati mperekeza, bajya mu murima ati ngwino tugeraneyo, bajya kwahira ati tebuka tujyane. Ubona ko nyine hari imigisha yakagusaba, ubona akureba icyoroshye rya jisho ry'impuhwe, cyane ko abahanga bavuze ko usibye umubyeyi w'umumama ushobora kukugirira impuhwe muri iyi si, avuga ati mama wawe niwe wenyine ushobora kwitanga ngo ubeho, niwe wenyine ushobora gupfa kugira ngo ubeho. Arabisobanura, urumva yavuga yuko usibye nyine ko ataherukaga kugera mu rugo iwabo ngo za mpuhwe za mama we zongere zimugereho, za mpuhwe za kibyeyi Yves na papa we murabizi, bongere bamwatureho imigisha ngo ati mwana wanjye genda uzahirwe, zamuka usubiraneyo n'Imana, ukuboko kw'Imana kuzagufata iteka, umucyo w'Imana ukumurikira iteka. Mbese ibyo ngo nibyo yari akumbuye, ari nabyo byatumye afungwa nyine kuko byari bimaze gushira. Ubwo bwose muri cya kinyarwanda twita kwirara yaramaze kugafata, yibagirwa ko hari amasengesho ya buri munsi asabirwa, hari amasengesho umubyeyi we, ababyeyi be muri rusange baba bamusabira amanywa na nijoro. Niko kuvuga ati reka nsubire ku isoko, reka nsubire aho nakuriye, ya migisha y'iwacu nongere nyifato. Niko byagenze, wabonaga ko bizihiwe, ababyeyi bizihiwe, papa we yizihiwe, bambe umusaza w'umusilamu hamwe na mama wiwe, ubona neza ko ari famiye, banejejwe no kubona umuhungu wabo buri kantu. Hari n'ukuntu babiganaga kwa kundi ati jejejejejeje, kwa kundi nyine batangira babivuga ati reka nawe, kwa kundi buri kantu atangira bivuga, ubona ko babyiganye. Kwa kundi njama ati sinzi nimba wumva icyo kintu, wabonaga abajene b'urungano rwe, urubyiruko bo bamukurikira cyane kuko basubiragamo zimwe mu mvugo bakunze gukoresha, ariko kandi bishimye. Wakwibaza rero ngo ni iki cyakoze abantu ku mutima? Icyambere cyakoze abantu ku mutima rero ni ukuba buri kantu yakumva neza ko umugisha w'ababyeyi be ari ingenzi, kuba yakumva neza ko umugisha w'ababyeyi be, kuba atawiheruka aribyo biri kumutera imyaku n'ibibazo, akavuga ati ndagiye nsubiye ku ivuko, nsubiye gufata imigisha y'ababyeyi. Icyo cyakoze abantu benshi ku mutima, icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri, uburyo yagiye apresenta aba anti biwe, famiye ye muri rusange, abashangazi be, ubona ko atewe ishema nabo. Kandi murabizi neza ko abasitari benshi bagiye bagerageza guhisha abafamiliye babo, hari abagiye bahisha ababyeyi babo ntibifuze ko bababona, yabona uwo mu anti we. Hari n'ababihakana burundu pe, akaba yamwihakana tuyusuye mama, suye papa, suye anti, atewe ishema nabo, atewe ipfunwe nabo. Ariko uyu buri kantu usibye ko nabyo ni ubugwari, uzi guterwa ipfunwe n'aho uva, uzi guterwa ipfunwe n'aho uvuka, ni ubugwari pe. Ugaterwa ipfunwe n'abaguteruye bakaguheka bakakoza, ubwo ni ubugwari. N'umusitari wese uzi ko ateye atyo, ni ukuri mwandike muri komenti mubwire ko ari ikigwari. Mwandike muri komenti umuntu wese wumva neza ko kubona mama we afite imyate mu ntoki, mama we yikoreye ibishingwe, kubona ko bimuteye isoni, kandi ari byo byamukujije, byaramurihiye minerivare. Umubyeyi yarakoze yiyuhakuye ngo umwana avemo umuntu ukomeye, yamara kuba umusitari rwose ukabona ntabwo atewe ishema nahavuka n'abanyamuryango be, cyane ko mubizi bigaragarira ahanini mu makwe. Murumva ko ntabeshya, ugasanga umusitari akoze ubukwe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese atiye ababyeyi,
ugasanga ati ababyeyi kandi abafite. Mureke dufatire nko kuri Annette Murava. Aline Gahongayire yajyaga kukubera umubyeyi, uriya ni mama wawe. So ntabwo ari we mvuze, mumbabarire nuko nari mutanzeho urugero, ariko kandi abasitari benshi bakunze gutira ababyeyi. Nkeka ko impamvu batira ababyeyi nta yindi ni uko badatewe ishema n'umubyeyi we bwite. Njye niko mbikeka. Mwandike muri komenti muvuge tubwo n'ubugwari ko umusitari ukibagirwa ku isoko. Muribuka Kizito Mihigo yigeze harimo ngo abantu bavoma amazi ku iriba ngo bakibagirwa isoko. Muzi ko yabiririmbye. Ni ba bantu yashatse kuvuga umubyeyi mu kwiyuha kuya kwe byaramucupije kugira ngo ubeho, kugira ngo wige uvemo umuntu ukomeye, ariko wamara kuvamo umuntu ukomeye ukabona biguteye ipfunwe. Kandi noneho aho mubera abasitari nta nubwo ushoboye kwifata ngo wikoremo ugende umuhindura uko wifuza. Ugende ufate ibishoro wubake iwanyu, uzamure mama wawe, izo nguti uzimukuremo, izo rumbi yazivemo, umukubita icyangwe, umwambika imyenda myiza ya kibyeyi. Hari ibikanzu byiza by'abamama bigezweho, ngo nawe bimumanurira ari nka 5. Igihe umusuye bimusanga nyine izo nshwabara uzimwambure, umwambika ibyo wifuza, ubundi uterwa ishema nawe. Nimba iyo misatsi yako gatambara atega mu mutwe kaguteye ipfunwe, mugurire perike nk'izugurira abasireyi cyangwa se abasheri bawe cyangwa se umudamu wawe. Fata perike umugurire, urumva, umushyira mu makeup keeper, abe uko wifuza kabawe, ubundi uterwa ishema nawe. Ariko byose ni ubugwari. Mukunda uko ari niwe mama wawe, cyane ko ari akaboneka rimwe. Impamvu nibanze kuri mama kenshi nuko abamama aribo usanga baravunitse cyane, ubona ko imvune z'umuryango zibariho, nyine basa nabi kubwo kugira ngo twebwe tubeho, niyo mpamvu bari abo kubahwa. So uyu buri kantu rero byakoze abantu benshi ku mutima, bavuga ati urakoze ko utewe ishema naho uvuka, ko utewe ishema n'iwanyu. Icya kabiri rero cyakoze abantu benshi ku mutima aricyo cya kasamutwe, buri kantu yavuye yateye ivi. Ntabwo yakoze bya birori bya proposal, mana we, ivi rya surprise. Yagiye arabavuganiriza, arabaseza ati renge ndagiye nsubiye i Kigali n'iwacu, niho nkorera akazi kanjye ka buri munsi, ntabwo naguma aha. Atariko kandi tuzasubira, murajya mumbona ku ma YouTube, ku ma television, ku ma radio munyumve, atira mu nkundire nsubireyo. Arabasezera bose, ageze ku wanyuma arunama amutera ivi, atera ivi birumvikana, aramusoma. Ni ukuri byakoze abantu benshi ku mutima. Ikintu cya mbere yamukoreye surprise. Nimba yaramanutse nukuri, nimba byonyine agifite umukunzi we bakuranye. Muribuka ya ndirimbo ya Jay Polly naruhukire mu mahoro, ndetse na Dream Boys, ya ndirimbo y'ukuntu umutipe yari yarasize umukobwa mu cyaro akaza mu mujyi. Ariko muribuka karimba muri ngo twakundanye mu buto, ngo agatima karacyariho, ngo twakundanye mu buto, mubwire ko nkimwemera. Nibyo biriya buri kantu yakoze pe, nibyo yapuritse, nibyo yakoze. Hahandi abantu benshi nukuri njye byane emotion, ariko sinjye gusa n'abantu benshi kuko babishyize mu comment, aho yari yabipostinze kuri status ziwe, kuri status yari yabipostinze. Ubona ko abantu byo bakoze ku mutima. Umukobwa arunama rwose, aterera umukobwa rwose wo mu cyaro, amuterera ivi. Ikitangaje ni ukuntu buri kantu yabaye umusitari, akagira n'amafaranga, ntafate bebe w'i Kigali, ntafate umunyacyangwe nka we, ntafate, akibuka ko agifite umukobwa mu cyaro yakunze. Biriya bintu twabikunze, buri kantu ni ukuri twabikunze bya hatari. Kuba ukibuka uwo wasize, ko wamuterera ivi twese tubireba, kuba wamusigira akamenyetso cy'uko ukimwemera, abantu benshi twabikunze bya hatari. Ni ukuri wowe musore uri i Kigali uzi neza ko wagafashe, ariko kandi wasize bebe mu cyaro, wasize umukunzi wawe mu cyaro. Ni ukuri ujye umuha utumenyetso tw'uko ukimwemera, ntukamuterere iyo. Icyaro nawe nimba warakibayemo urakizi nyine, ntabwo umuntu uri mu cyaro yasa neza nk'umuntu uri mu mujyi, birumvikana rwose. Igihe uhageze ujye ubona neza ko ari wa mukunzi wawe wa kera, kandi ugisa neza nk'uko wahoze ubibona. Ntukagere mu mujyi rwose ngo utwarwe n'abanyamujyi bazi gusiga inzara, bazi gukora makeup. Umukobwa mu cyaro rwose arabyuka agafata isuka akajya mu murima, igihe batarahinga arabyuka agafata umufuka akajya kwahira ubwatsi bw'amatungo, yaza rwose agatekera famiye,
akikoraho akoga imirimo irangiye, akisiga utuvuta twe turi aho, kenshi tuba tunaciriritse pe, akisiga utuvuta twe turi aho, akambara utwenda twe tumeshe ariko kandi agasa neza pe. Burya abakobwa bo mu cyaro ni beza cyane, ni beza, ni beza. Njye niyo mpamvu umusore wese pe uzi ko yasize umukunzi we mu cyaro, uramenya utazabura ubwenge ukamureka ngo ufashe uw'i Kigali, kuko uriya mukobwa nimba abyukira mu mirimo akoga yananiwe, izuba ryamukubise, imvura yamunyagiye, ariko ubwiza bwe bukagumaho. Ni gute uzamugereranya na wa mukobwa ubyuka aryamye, abyukiye kuri chat, arabyutse mu gitondo agiye gufata breakfast iteguye neza, agiye dushe, yiteye akamekapu, yicaye imbere ya televisioni, ararindiriye ko saa sita zigera, arariye, apremide irageze, arasohotse, aratembereye ngo amenye uko hanze byifashe. Ni gute uwo muntu, iyi akaba ariyo formule ye ya buri munsi ya buri munsi, ni gute uzamugereranya na wundi ubyuka afashe isuka ku rutugu akuruye ihene? Ibyo bintu byumvute, urumva nta hantu wabigereranyiriza. Ariko wa mukobwa ubyuka agahinga igihe cyose agahora asa neza, agasa neza. Iyo umwitegereje, umuntu wese ufite amaso areba kure, uramureba ukavuga uti uyu mukobwa ndamutse umunsi nzamutwara nkamushyira mu buzima bwanjye bwite, akongera umukurikirana, wenda ibihe byarahindutse, guhinga atazongera guhinga, afite akazi wenda nako kamusaba kwiyitaho, akavuga ati nta munyakigali uzamuruta, kesiti nimukubita kupe, umusatsi we nkawukoraho, nawe akisiga agasa neza, nawe akabyukira kuri breakfast saa 9 akaba ari ku kaje imbere ya televiziyo. Uwo mukobwa wari mwiza cyane. Iyo ubikuruye ibyo byose ukabimushyiraho, usanga nta n'umuntu umuruta. So buri kantu uri umuhanga cyane, ushobora kwibuka ko wasize umukunzi mu cyaro kandi ukanabyerekana, uri umuhanga. Courage. Abakobwa bo mu cyaro ni abanyamutima, bazi ubwenge, ni abahanga kandi barashoboye. Ni wa mukobwa ubuzima buguhinduka akaba yabaho nyine, akaba yabeshaho abana. Nimba ufunzwe ukaba uzi neza ko uzafungurwa abana batarishwe n'inzara, azakora. Mumbabare rero, aka kantu nari namamaje abakobwa bo mu byaro, ni ukuri abasore mujye mubamenya cyane cyane ko mwaravukiyeyo, muba mubazi. Nari mbamamajeho gatoya. Ibyo rero byakoze abantu benshi ku mutima. Nawe musore, nimba uzi neza ko wasize umukobwa mu cyaro, umubwire yuko ukimwemera, mubwire ko kimwemera. Buri kantu rero afite ibyishimo bidasanzwe byo kuva muri gereza, yaje afite umuneza ati game over, game over, game over, mu birori yaserebuye. Ariko kandi sinabura kuvuga ko uyu buri kantu na buri nguni Imana yabahaye inshuti nziza, ariyo Jackie ni inshuti nziza y'aba bahungu pe. Buriya mu buzima hari igihe umuntu aba ari uwawe, ari wowe yaremewe. Simvuze ngo ni fiance wabo cyangwa se ngo ni iki cyabo, ariko kandi Jackie akunda aba basore, ni inshuti pe. Nimvuga ubushuti mwumva ubushuti. Jackie bano bahungu rwose arabakunda. Ubonaga ko yahangayitse mu biganiro yakoze, yari yamuhangayikiye byahatari. Kandi umunsi yafungurwaga, mu birori bakoze birira ipirawu hafi aho baserebura, Jackie bari kumwe, ubona neza ko afite inshuti pe. Buriya muri ubu buzima ikintu cya mbere cyiza ni ukugira inshuti guhangayikira, inshuti kwitaho mu byiza ndetse ikanakwitaho mu bibi. Ibyo ni byo abantu twese dukeneye, inshuti guhangayikira, ubona neza ko abuze amahoro kubera wowe, ubona neza ko ahangayikishijwe n'ubuzima bwawe bwite, cyane cyane nk'iyo uri mu kaga ukabona neza ko yabuze amahoro. Icyo gihe ujye umenya ko ufite inshuti nziza kandi y'umugisha. Iyo niyo nshuti buri kantu na buri nguni bafite, ariyo Jackie. Banakoranye indirimbo yabo ivuga ngo barihe, akaba ari indirimbo yakunzwe n'abatari bake. kandi koko reka ukuntu bayishyizemo amagambo akomeye ngo ni muyagare, ngo kuba uri umwana mwiza ngo ntabwo byishyura inzu. Kandi koko wavuga se ngo uri umwana mwiza ngo birishyura inzu? Waba umwana mwiza waba mubi, urabyimenyera kuko nyine ni wowe biba biriho. Ubu rero ni buri kantu na buri nguni. Ndetse na Jackie baririmbye iyo ndirimbo yitwa ngo bari hehe, ari nayo magambo baba bari gukoresha akiva muri gereza, bavuga ngo abamvuze bari hehe, bavuga ngo nibajye imbere tubarebe. Kwa kundi nyine ngo iminyururu twayice, wagira ngo yarihanuriraga pe, wagira ngo uyu buri kantu yari ari kwihanurira. Kuko uko yakabiririmbye niko byamugendekeye. Uko yakabiririmbye muri iyo ndirimbo
niko byagenze. So uwo ni buri kantu twavugagaho, umunezero mwinshi wo kuva muri gereza. Mwakoze kubana natwe rero, ndabakunda ni ukuri. Amahoro y'Imana nabane namwe, umugisha w'Imana ubishimira iteka. Ndabakunda pe, ndakwinginze kura subscribe, byaba byiza kurutaho kanze like mu gihe nta kintu na kimwe bigutwaye. Bikaba byiza nanone cyane usize comment. Ukurikije ikiganiro ibyo navuze byose, ufite icyo waza ubivugaho, ufite comment wabitiraho, ni ukuri ufite byinshi wabivugaho, kuko comment udushyigikiye, tumenya uko mwakiriye ibintu, tumenya uko ikiganiro mwacyakiriye, tumenya icyo mukivugaho, mbese tumenya amarangamutima yanyu bwite. So ndabakunda cyane rero, naho ubutaha. Imana yo mu ijuru ibishimire, kandi ikindi mukomeze mukore subscribe, mukore na share, mwuka byaramwe, nicyo mbifuzaho. Ngaho rero amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.